hari umunsi nabonye umucyo mwiza waka uviraho narindi ukwira impande zose, wanyibukije yuko hariho umucyo mwiza uvira abari mw'isi uturutse mw'ijuru. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Bisi uwari mu mwijima yamurikirwa nawo akuzura ibyishimo, umutima we rero ugahora utuje kuko wamurikiwe n'uwo mucyo mbabwira. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Iyo tumurikiwe n'uwo mucyo mbabwira, intekerezo zacu nibwo nazo zaguka, tukibuka ibyo Yesu yadusezeraniye ko azaza kutujyana tukibanira nawe. Niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Uwo mucyo nawundi ni Yesu Kristo mwami, niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi. Niwe mucyo mbabwira uvira abari mw'isi.